mu mbabazi z'Imana iteka habanza kuburira cyo twita imiburo. Amagambo yose twumva y'Imana, ibintu byose bigera mu matwi yacu, Imana yabikoresha kugira ngo idukangure, itume dupaying attention, itume tuba maso. Niba turabihana twihane, niba turabahindukira tuhindukire, niba turabagaruka tugaruke. Ntabwo gukubitwa guhana bijya bigera ku muntu Imana itabanje kumuburira. Imana ni inyembabazi, ni inyabuntu butangaje, ariko akenshi ari amatwi abafunze rwose ku buryo umuntu atumva imiburo y'Imana. Yesu ashimwe, uramutse neza. Uyu ni umunsi wanjye, uyu ni umunsi wawe, ukubera umunsi mwiza. Urakoze kugirira Imana yawe umwanya, cyane cyane ukaba mu ijambo ry'Imana, ufite inyota yo kumva icyo Imana ivuga, ufite inyota yo kumenya Imana. Reka mbabwire ko uko tumaze kugira ubucuti n'Imana, uko tugenda tugwiza ubucuti na Kristo, ikintu cya mbere gikwiriye kuba mu mitima yacu ni ukwifuza kumenya Imana, no kwifuza kuyimenya. Itari kumenya ngo ndamenya histoire, ndamenya amakuru y'Abayuda, Yerusalemu uko byagenze, abo kwifuza kumenya Imana. Kuko mbibutse ko Bibiliya irimo inkuru itumenyesha Imana, irimo inkuru itumenyesha Kristo, irimo inkuru itumenyesha ibintu byose ku Mana yacu. Rero inyota ya mbere iza mu mutima w'umuntu wakijijwe, inyota ya mbere ikwiye kuza mu mutima w'umwana w'Imana no kwifuza kumenya Imana yamukunze urukundo rutarondoreka. Amakuru y'ukuri tuyakura mu ijambo ry'Imana, cyangwa ukabigirira umwanya, kandi ukabigirira umwanya uhojejeho, atari ibintu bya rimwe na rimwe. Iyo mvuze hojejeho ntabwo uvuga ngo urajya muri Bibiliya kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, ariko bikaranga umunsi wawe buri munsi. Reka dufatanye gusoma igice cya 45 ndetse n'igice cya 46. 45 n'agace gatoya turasomaho imirongo imwe, hanyuma tujye ku gice cya 46. Ngo ijambo umuhanuzi Yeremiya yabwiye Baruki mwene Neriya igihe yandikaga aya magambo mu gitabo yandikishijwe na Yeremiya mu mwaka wa 4 wa Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda, ati uku ni kwiteka Imana ya Isirayeli kubwira Baruki we. Mwibuke ko Baruki yari umwanditsi wa Yeremiya, bagiye bakorana umurimo kenshi. Imana nayo imugarutseho kumushikamisha umutima, niba ariko navuga, kuko nawe intambara zageraga kuri Yeremiya zageraga no kuri Baruki. Kurwanywa kwageze kuri Yeremiya kwagerwaga no kuri Baruki, ariko Imana nawe iramuzirikana. Hari igihe mu gukorera Imana yacu tuba twibwira ko Imana itareba imirimo yacu, itareba ubwitange bwacu, cyane cyane bwa bwitange ukora abantu batanareba, ariko reka mubwire ngo nta kintu na kimwe gicika amaso y'Imana. Niba abantu bazima bashobora kurukonesa cyangwa gushima icyiza wabagiriye, mutekereza yuko Imana yakwirengagiza ubwitange bwacu muri ubu bwami? Imana irabireba. Nguko ni kuwiteka Imana ya Isirayeli ikubwira Baruki we iti waravuze uti yewe mbonye ishyano kuko Uwiteka yanyongereye agahinda ku mubabaro wanjye, ndembejwe no kuganya simbona uko nduhuka. Uko aba ariko uzamubwira uti uko ni kuwiteka avuga ngo dore icyo nubatse ngiye kugisenya, n'icyo nateye nk'insina ngiye kukirandura ndetse mu gihugu cyose. Mbese nawe urishakira ibikomeye? Ntukabishake, kuko ngiye guteza abantu bose ibyago, ariko ubugingo bwawe nzabugutabarurira aho uzajya hose, ni kuwiteka avuga. Imana iramusaba kutishingikiriza ku bikomeye. Mu busobanuro bwa Bibiliya nasomye bivuga izina ry'umugabo umwe wari ukomeye ku gihe cye, wari mwene wabo wa Baruki. Noneho Imana iramutuma ukwishingikiriza ku bikomeye, ukwishingikiriza ku bakomeye, komeza unyumvire. Ndahamya ko kwandika ibyo Yeremiya yavugaga kandi uburyo Yeremiya yararwanyijwe byari bikomereye Baruki. Mu yandi magambo, Baruki gukorana na Yeremiya byari bikomeye, ariko Imana iramubwira ngo humura, naho muzajya hose we nzagutabara amahoro. Wikwishingikiriza ku bikomeye, wikwishingikiriza ku bigaragara n'amaso. Birashoboka ko wenda yenda kuva muri uwo murimo cyangwa se yenda kurekeraho, ariko Imana nawe imutuma. Imana iratuzi ibyo dukora byose, kubahisha izina ryayo Imana irabizi, kandi byose bifite ibihembo, bifite ingororano, bifite inyungu rwose zibivamo. Niba abashebuja beza cyangwa abakoresha beza cyangwa abantu b'imfura bashobora kwibuka ineza bagiriwe n'abantu, abantu bakaza kubitura, ari abantu basanzwe, ntankaswe y'Imana. Nta gukora Imana bibishye, ntabwo ari umugoko, ni umwami w'imbabazi n'urukundo rwinshi. Ubwitange bwose wakoze ku bw'icyubahiro cy'izina ry'Imana, gukomeza abantu b'Imana, guhesha izina ry'Imana icyubahiro, ntabwo bizapfa ubusa. Imana ibiguhere umugisha. Reka dukomeze ku gice cya 46. Ijambo ry'Uwiteka ryaje ku muhanuzi Yeremiya ryerekeye ku banyamahanga. Ibya Egiputa, iby'ingabo za Farawo Neko umwami wa Egiputa zari ku ruzi Ufurate i Karikemeshi, izo Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yanesheje mu mwaka wa 4 wa Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda. Nimuringanize ingabo nto n'inini, muteze urugamba.
nimutandike amafarashi muyajyeho, mwebwe abagendera ku mafarashi muteze urugamba, mwambare ingofero, mutyaruze amacumu, mwambare imyambaro y'ibyuma. Ese mbabonye mwiki? Bakutse umutima basubira inyuma, kandi intwari zabo ziraneshejwe zirahunga, ziriruka ntizarinda kurora inyuma. Ibiteye ubwoba biri impande zose, ni ko Uwiteka avuga. Impaye amaguru zo muri bo ze guhunga, n'intwari zabo ntizizacika ku icumu. Ikasikasi ku ruzi Ufurate niho basitariye baragwa. Yeremiya yongeye kuvuga iby'intambara zigiye kuza muri Egiputa, uburyo nubwo bari abantu b'intwari, uburyo nubwo bari bafite ingabo zikomeye, ariko bagiye nabo kunyanyagira, bagiye guhunga. Mu yandi magambo, mwibuke yuko Imana yabwiye ubwoko bwayo bw'Abayuda ko igiye kubakurikira no muri Egiputa. Yarabuje guhungirayo, ariko baranga bahungirayo. None intambara naho zigeze, umwami Nebukadinezari naho agiye kuhatsinda. Dukomeje ku murongo wa 7, ngo ninde wuzuye umeze nka Nili, amazi ye akiremamo ibigogo nk'iby'inzuzi. Egiputa haruzuye hameze nka Nili, amazi yayo yiremamo ibigogo nk'iby'inzuzi. Haravuga hati, nzaguruka nkw'iri isi yose, nzarimbura umurwa n'abawutuyemo. Nimuzamuke mwa mafarashi mwe, namwe mwa magare mwe, nimuhorere n'intwari zisohoke. Abanyetiyopiya n'abiputi bitwaza ingabo, n'abirudi bitwaza imiheto bakayifora. Uwo munsi ni umunsi w'umwami Uwiteka Nyiringabo, umunsi wo guhora, kugira ngo yihorere abanzi be, kandi inkota izarya ihage inywe n'amaraso yabo ishira inyota. Kuko umwami Uwiteka Nyiringabo afite igitambo cyo gutamba mu gihugu cy'ikasikasi ku ruzi rwa Efurate. Mwibuke ko ubuhanuzi rimwe na rimwe hari igihe bumanuka nanone mu mvugo imeze nk'isiga, ariko ibi biteye agahinda. Inkota izanywa amaraso ye guhaga, kubera iki? Hagiye kuzabaho impfu nyinshi, intambara zikomeye zibasanze muri Egiputa. Dukomeje ku murongo wa 11, ngo zamuka ujye i Gileyadi, wikurireyo umuti womora wa mwariwe, umukobwa wa Egiputa, imiti wigwiriza ni y'ubusa ntabwo uzakira. Amahanga yumvise gukorwa n'isoni kwawe, kandi isi yuzuyemo n'umuborogo wawe, kuko intwari ikubitana igitsiburira, n'iyindi zombi zikagwira icyarimwe. Reka dusome aya magambo ku murongo wa 11 na 12 muri Bibiliya, ijambo ry'Imana, kugira ngo tubyumve mu Kinyarwanda cyoroheje. Ngo bantu bo mu Misiri, ni mujye Gileyadi, ni mujyeyo mushakashake icyomoro, nyamara ntacyo kizabamarira. Gileyadi ngo hari ahantu bavangira amavuta, bavangira imibavu, bahavangira n'imiti. Ngo bantu bo mu Misiri, mujye Gileyadi, ni mujyeyo mushakashake icyomoro, nyamara ntacyo kizabamarira. Igikomere ntigiteze gukira. Amahanga azumva ko mwacishijwe bugufi, umuborogo wanyu uzakwira mu isi yose, koko intwari izasakirana n'izindi, zombi zizagwira icyarimwe. Vuga ngo na Egiputa nayo igiye gukubitwa hasi. Imana itugirire ubuntu. Ijambo Uwiteka yabwiye umuhanuzi Yeremiya uko Nebukadinezari umwami wa Babuloni azatera igihugu cya Egiputa. Mubimenyeshe muri Egiputa, mu byamamaze Imigidori, mu byamamaze Inofu n'Ihapanesi, muti hagarara ushikame kandi ube witeguye, kuko inkota imaze kurimbura abagukikije. Kuki intwari zawe zagiye incuci imwe? Ntibaruhije bahagarara, kuko Uwiteka ari we ubirukanye. Imana itugirire ubuntu. Mu mbabazi z'Imana iteka habanza kuburira, cyo twita imiburo. Amagambo yose twumva y'Imana, ibintu byose bigera mu matwi yacu, Imana yabikoresha kugira ngo idukangure, itume dupaying attention, itume tuba maso. Niba turabihana twihane, niba turabahindukira tuhindukire, niba turabagaruka tugaruke. Ntabwo gukubitwa, guhana bijya bigera ku muntu Imana itabanje kumuburira. Imana ni inyembabazi, ni inyabuntu butangaje, ariko akenshi hari igihe amatwi aba afunze rwose, ku buryo umuntu atumva imiburo y'Imana, nk'uko byagendekeye ubu bwoko. Dukomeje ku murongo wa 19, yewe mukobwa utuye muri Egiputa we, kora impamba witegure, kuko ugiye kugenda uri umunyagano. Nuko ko yavuze ngo yewe mukobwa, ntabwo bivuga ko bizaba bireba abakobwa gusa, ahubwo n'imvugo ishushanya, ariko n'imvugo bayita ishushanya bumuntu, ariko iraba yerekeza ku baturage bose baho. Ngo Egiputa hameze nk'ishashi nziza cyane, ariko kurimbuka kuje guturutse ikasikasi kurasohoye. N'abakorera ibihembo baho bameze nk'inyana zishishe ziri mu kiraro, kuko nabo basubiye inyuma bagahungira hamwe. Ntibarakarushya bahagarara ku munsi w'ibyago byabo wabatunguye, ari igihe cyo guhanwa kwabo. Ijwi ryabo rizagenda nk'inzoka, kuko bazaba bari kumwe n'ingabo. Bazamutera bafite intorezo nk'abasa inkwi. Uwiteka aravuga ati, bazatema ishyamba rye nubwo ari inzitane, kuko ari benshi kuruta inzige kandi ntibabarika. Umukobwa wa Egiputa azamwara, azatangwa mu maboko y'ubwoko bw'ikasikasi. Iyo bivuze ngo azatema ishyamba rye n'ubwoko buzarimburwa bushiri, nta kintu kizasigara aho hantu. Ngo nubwo bari bakomeye, n'abakorera ibihembo byabo bakomeye bafite imbaraga, ariko Uwiteka arabarekuye, arabatanze, bazagibwaho n'ibyago n'amakuba. Egiputa yahoze ikomeye, ngo izakubitwa hasi rwose. Dukomeje kuri 25,
ngo Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isiraheli avuga iti ngiye guhana Amoni wino na Farawo na Egiputa n'ibigirwamana byaho n'abami baho ndetse na Farawo n'abamwizigiye bose nzabatanga mu maboko y'abahiga ubugingo bwabo no mu maboko ya Nebukadinezari umwami w'i Babuloni no mu maboko y'abagaragu be kandi hanyuma y'ibyo hazongera guturwa nko mu bihe bya kera niko Uwiteka avuga. Ariko ntutinye weho Yakobo umugaragu wanjye kandi ntukuke n'umutima Isiraheli we kuko nzagukiza ngukuye kure n'urubyaro rwawe ndukuye mu gihugu barimo ari imbohe. Yakobo nawe azagaruka abe amahoro kandi agubwe neza ntawe uzamutera ubwoba. Ntutinye Yakobo we umugaragu wanjye ni Uwiteka avuga kuko ndi kumwe nawe kandi nzatsembaho rwose amahanga yose nari narakwirukaniyemo ariko weho sinzagutsembaho rwose nzaguhana uko bikwiriye ariko ntabwo nzareka kuguhana. Imbabazi z'Imana ziracyari izamuhanaho gake ariko izamugarura izongera imurinde. Imana itugirire ubuntu iteka isiga umwanya w'imbabazi. Ni impamvu yavuze ngo Yakobo we ntutinye igihe kizagera uzongera kugaruka. Yewe ni Egiputa nayo ntirimwe izira ubusa nayo irazira ibigirwamana byayo ariko igihe kizagera nayo izongera guturwa. Imana y'imbabazi iduhe kumva ijwi ryayo tutarinze kwinjira mu bihe by'ibihano tutarinze guhura n'ingaruka z'amahitamo yacu mabi twumve rwose tukiri mu buryo bukwiriye tujye duhindukira bikiri vuba. None asitara ujye umuntu ugaruka vuba none acogora ujye umuntu ugaruka vuba. Urakoze kuba mu ijambo ry'Imana ugira umunsi mwiza.